Heavenly Father, we present our brother Chameleone unto you, O Lord. Father, we want you to protect him as he goes on this trip, O Lord. Father, be the doctor. Father, be the surgeon. Father, be the nurse. Father, be the person that will take care of him. Father, no matter what we do as human beings, Father, you know you are the final answer. Father, as he's going, O Lord, Father, go with him. Father, lead him. May his surgery, whatever he's going for, be successful in Jesus' mighty name. Amen. Cover Chameleone with the blood of Jesus. Amen. Surround him with the Holy Ghost fire. Amen. Father, may that surgery go in peace and come back strong in Jesus' mighty name. nongeye kubasuhuza mwebwe inshuti zacu mudahima gutwereka ko muri kumwe twumva byacu bya buri munsi amakuru ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye tubagezaho. Munyemerere tugaruke ku biri kuvugwa muri East Africa ndetse no muri Afrika muri rusange. Na kindi kiri kuvugwa urebye usibye nyine uburwayi bw'umugabo cyangwa se bw'umuhanzi w'umunya-Uganda ubona wundi ni Dr. Jose Chameleone urwariye mu bitaro bya Nakasero. Rwose bavuga ko arembye cyangwa se amerewe nabi, uburwayi bukomeje kumubera ikibazo. N'umugabo wagiye ugira ukora ibigwi cyangwa se ugira amateka muri East Africa ndetse no muri Afrika muri rusange, kuko n'umugabo wavuga ko wagiye ukora indirimbo wakita ko ari international hits, za ndirimbo mpuzamahanga zigiye rwose zikunzwe n'abatari bake. Ubwo ndavuga za Abayuda, za Waruwaru n'izindi ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye zagiye zikora abantu ku mitima. N'umugabo rero urwariye mu bitaro bya Nakasero rwose, aho atamerewe neza, uburwayi budakomeje kumworohera, aho rwose bavuga ko arembye niko umuntu yavuga, ndetse akwiriye n'amasengesho, kuko ikigaragara cyo nuko atorohewe. Uburwayi bukomeje rwose kumubera ikibazo. Ubwo rero yari ari mu bitaro bya Nakasero, haje rwose kugaragara ubushuti bwa nyabwo buza kugaragara ubwo umuhanzi w'umunya-Nigeria wahoze ari mu itsinda rya P-Square, ubwo ndavuga Rude Boy, ubwo rwose yazaga kumusura nyine mu bitaro bya Nakasero. Aza kumusura baraganira, urabona ko nyine Dr. Jose Chameleone aracyavuga, araganira, gusa nyine ukabona ko kubijyanye no kuri physically akabaraga ari gakenya, ariko agerageza kuganira uko ashoboye. Mukaganira, Rude Boy yagerazeyo baraganira, baranamusengera, byumvikana nyine nuko banamukomezaga bamwereka ko agihari, cyangwa se bamurema agatima, bamukomeza nyine. Murabizi iyo agiye kwa muganga cyangwa se wasuye umuntu ufite ibibazo babaye, ugomba kumukomeza ukamuremamo icyizere. Nibyo Rude Boy yakoze, ndetse n'abandi bajyanye cyangwa se n'abandi bamuri ruhande. Ubwo ndavuga Dr. Jose Chameleone bafatanyije gusenga, baramusengera. Twizere ko rwose amasengesho Imana yayumvishe kandi iraza kugira icyo ibihinduraho. Uyu mugabo twakunze turi benshi, tukongera kukamubona ameze neza rwose,
afite ubuzima buzira umuze. Iki kintu Rude Boy yakoze ni ikintu kigaragaza friendship, ubushuti bwiza cyangwa se ubushuti nyabwo, kuko umuntu arapfa abantu akaba ari bwo baza, umuntu akitaba Imana akaba ari bwo abantu baza, ukagira ngo abantu babivuze ukuri ngo abantu bakunda umupfu koko. Njya mbibona ugasanga nk'uko umuntu ararwaye ararembye agezeyo, ariko abamugezeho n'imbarwa nyamara gushiramo umwuka rwose ukazasanga indege, imodoka zitabarika, abantu benshi b'urufunganzoka baje ngo kugira ute, ngo gusezera, ngo kubana na famiye, ngo kuyikomeza. Ukibaza utize ibyo bintu baba batakoreye nyakwigendera mu gihe yarakiriho ngo anabibone, ibyo ubundi babishatse kugaragaza iki, byerekana iki muri rusange? Ugasanga abantu nk'iki gihe turimo, abantu si benshi si bose, ariko baracyafite ikintu cya selfish, byo kwikunda ukuntu, cyangwa se ukabona bari kugenda nyine babigira nk'umuco, kuko ukumva umuntu napfa ntuzahabura, ariko yaba arwaye ukumva nta kibazo, igihe rwose utajyayo ukumva nta kibazo, ariko mu gihe yaba yapfuye ukumva ko byaba ikibazo utagezeyo. Ibi bintu bikwiye gucika. Ndabivuga nshingiye ku rukundo Rude Boy yagaragaje mugenzi we Dr. Jose Chameleone, ubwo rwose yamusuraga mu bitaro aho arwariye akamugeraho, ukabona ko ari ikintu cyiza. Nawe uri umurwayi cyakuremamo n'icyizere, cyangwa se kikagutera imbaraga y'ubona rwose abantu bagusura, bakagukomeza, bakagusengera. Aba ari ibintu byiza, nawe byakugarura muri modu yo kongera kumva ko ugifite iminsi yo kubaho. Ndagushimiye wowe ukomeje kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Mwibutsa gukora subscribe, komeza ugira ibihe byiza. Ciao ciao.